pe bavuga ngo ugira amahane yeah. ngo afite guriya ngo afite kode mu mutwe ngo ntiwayikuramo niyo wagira uti ni inkuru itugezeho aka kanya y'akababaro ko Ingabire Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International mu Rwanda umuryango urwanya ruswa n'akarengane yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi. Yitabye Imana afite imyaka 64 y'amavuko. Urupfu rwa Ingabire rwemejwe n'abantu be bo hafi mu muryango we ndetse nabo bakorana muri Transparency International. Mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'ibitangazamakuru, Ingabire yavuze ko yashegeshwe kandi ko yanakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, ari nabyo byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka karengane na ruswa. Hanyuma ariko ibyo kwanga karengane no kukarwanya nabitangiye kuva kera cyane rwose. Ndi n'umwana nziko bamugana ugeze uvuga ngo abantu bajye bagira ngo ngira amahane, burya n'amahane ngira nta muntu ugwa neza nkanjye. Ariko no ku ishuri niyo bakubitaga undi mwana wasangaga nagiye kumurwanira, kandi wenda nta n'icyo dupfana n'uwo mwana. Ariko nabona abandi bana bashaka kumurenganya cyangwa umwarimu agiye guhana undi mwana amurenganije, igihe cyose nkabyitambikamo. Agitangira guca kenge, Ingabire yavuze ko aribwo yamenye ko igihugu n'umuryango we babagamo cy'u Burundi atari kiwabo, ndetse kuva ubwo atangira guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Hari abanyarwanda benshi babafashe nka role model wabo, mu byakira muti kumva ko hari abanyarwanda kugeza ubu bavuga ngo Ingabire Immaculée ni role model wanjye. Hanyuma se mwebwe wenda ku ruhande rwanyu umuntu abitubwire, mwaba mufite role model, umuntu mugenderaho wititegererezo cyanyu? Ni abo bantu niba bahari birashimishije cyane, kuko ubwo bihita bingaragariza ko hari abantu bemera ibyo nkora kandi bakumva bifite icyo bimaze. Role models rero nanjye ndabafite burya nta muntu ubaho atagira role model, ntibishoboka. Ariko uwibanze wa mbere na mbere, kandi simbivugiye ko ari Perezida wa Repubulika, kuko ngira ngo mu bintu nakwemera ko nanjye niziho nuko mvuga ikintu uko ngitekereza, nta register ndebera. Buriya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni role model wanjye ukomeye cyane, kuko ndamukurikira cyane buri gihe, nkareba ukuntu yitanga, ukuntu akora, ukuntu areba mbese ubuzima. Usanga azi ko ubuzima bw'abanyarwanda twese buri mu maboko ye, kandi agakora ibishoboka byose nta n'ikindi yitayeho. Baba bamushaka nko kumutondagira, baba bamunenga, baba bagira bate, nabo barahari. Ariko mukundira ikintu gikomeye cyane cyo kutabitaho. Kandi nanjye uwo niwo murongo nafashe. Umuntu wese ashobora kuvuga icyo ashaka, ntigishobora kuca intege. Wenda nuko ibyo ndiho nkora we bimubangamiye. Niba bimubangamiye nuko ari muri babandi nanjye namagana, kandi nzi neza ko abo namagana ni abanyabyaha. Nubwo yakuriye hi Burundi aho umuryango we wari warahungiye, Ingabire yavuze ko yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubuzima bwo guhora totezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu nkuko yarabikwiriye, kuko yari impunzi. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza muri Kaminuza ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye muri 2001 ataha mu Rwanda. Yakuze ngo yiyumvamo kwiga amategeko, ntibyamukundira kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, bimuviramo kwiga itangazamakuru muri kaminuza, ariko yayize agera mu cyiciro cya gatatu, aho yize mu Bufaransa mu ishami rya politike cyangwa se political science ndetse n'amategeko. Imwe mu mirimo rero Ingabire yakoze azahora yibukirwa, ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda muri 2004. 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Yigeze kubwira ibitangazamakuru ko mbere yo kuza muri Transparency International yakoze no mu bigo byinshi, ariko hose ahanini yarebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse aharanira ko
abagore bagira ku iterambere rihamye. Ingabire yavuze ko yakoze no mu cyahoze ari Olenfolo, ubu ni muri RBA y'uyu munsi igihe kirekire. Yakoze no mu bitangazamakuru byandika bitandukanye, akora muri Profame Twese Hamwe ndetse n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mvugo ye umunsi ku munsi yavugaga ko yanga ikibi aho kiva kikagera, akacyamagana ku karubanda, ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Yigeze no kuvuga ko ababibona gutyo baba bamufashe nabi. Gato tuvuge kuri ruswa y'igitsina, ikunze kuvugwa cyane, muranayirwanya pe. Ikunze kuvugwa cyane cyane n'abakobwa, namwe murayirwanya kenshi, cyane cyane ko bakunze kuvuga ko bakunze kuyisabwa bagiye mu kazi. Hari nubwo batagakora bitewe n'icyo cyago cya ruswa y'igitsina. Mwe muyivugaho iki? Icyambere kimwe mu gihe cyanjye umenye itarabagaho. Nkiri umuntu ushaka akazi cyangwa amashuri ngira ngo ntabwo yabagaho. Ariko icyo nzi, icyo nyitekerezaho cyambere, turi muri sosiyete yataye indangagaciro zishoboka kuba zibaho. Nta kwiyubaha, nta gutekereza. Wowe uri umukoresha, umuntu aje kugusaba akazi urabanje umwatsi iyo ruswa, ese ubwo ubundi uzaba ukimuyobora? Nanayikwemerera ndahira ko atari uzasigara kuyobora, ntabwo azongera kukubaha, nta gaciro azongera kuguha. Aha rero tugiye kubashyiramo kimwe mu kiganiro yaraherutse kugirana na televiziyo y'u Rwanda, kibandaga cyane cyane ku buzima bwe, aho yagaragazaga ibyo agenderaho n'amahame yo mu buzima bwe. Hagati aho Imana imuhe iruhuko ridashira. Twaganiriye na Ingabire Marie Immaculée, azwi mu biganiro bitandukanye, ariko kandi ni n'umuyobozi wa International Transparency Rwanda cyangwa se ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Twaganiriye byinshi cyane cyane ku buzima bwe. Karite wiyizeho ni iyihe? Buriya hariyo ngirara ntabwo nawe utayigira, uvugisha ukuri. Ariko hari ubwo bavuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose si ngombwa kuvuga. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Bivuze iki? Keretse ibanga wambikije. None se nze kureka kukubwira ko ibintu ibi n'ibi ntabyemera atari byo, abandi bariho bakubeshya? Ibyo ngibyo barabikora cyane rwose. Nyakubahwa, uyu se siwe mu kanya wambwiraga ibi n'ibi kandi rero ibyo ngibyo jewe ntabwo mbikunda kuko biterana confusion. Defo wiyizeho ni iyihe? Ni nyinshi, nta nubwo nazibara, ntabwo nazibara, ni nyinshi. Iz'ingenzi washatse kureka bikanga ni izihe? Harya ubwo hari n'imwe nashatse kureka ahubwo. Kuki udashaka kuzireka rero? Nabyo ahita ubwira. Kuko ni kimwe muri personalite zanjye. Icyo gihe naba niyambuye identity. Ikibi cyawe ukakigumana. None se n'igikoze kipfa kuba nta wundi kibangamiye. Nese ni nk'izi nk'eshatu nibura. Oya ni nyinshi, ntabwo nazenimera ngo rangize, kandi biraterwa n'icyo wita defo. Hari ibyo n'abantu bita defo ngiye mbyita karite. Umuntu akazi kakubwira ngo uriya muntu ngo agira amahane. Agira amahane kubera ko yiyamye abakoraga nabi ibi n'ibi. Ubundi se ntabwo yagira? Sinzi niba ari n'amahane, ariko niba nanayagira, icyo nzi cyo nta muntu ndenganya. Kandi burya nta muntu nanga ibikorwa by'umuntu. Ubwo se ni kwaba ari nko gushyigikira ukuri kwawe, aho nyuma hane wenda uyagira ukayadefanda? Ndi wenda ndayagira nyine, ariko ndayadefanda. Cyo kuri uwo nzanduranyaho ntawe nzanduranya. Oya, none se hari abababazwa n'ibyo navuze, ariko mba navuze ibiriho. Kandi njye sinshinzwe gushimisha abantu bose, nk'uko nabo ibyo bavuze cyangwa bakoze bifite uwo bitashimishije. Ntibakabe rero nka wa mugani w'ikinyarwanda bavuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Ibyo ngibyo ni nka ko baba babaye. Icyo gihe rero njye ndikomereza inzira yanjye. Iyo bakubwira ngo ugira amahane,
ntabwo rimwe na rimwe wumva mbere byakubabazaga wenda uyu munsi ushobora kuba umaze kubimenyera bimbabariza iki hari abica abandi hari ababakubita bakabakomeretsa njyewe ndinze ngananya nta n'umuntu undi arya urwara ni njyewe ugiye kubabara ngo babuzongera amahane abana bawe ntabwo wenda ashobora kuvuga uti mama gira amahane tu ibyo byo abo bo kandi birasanzwe kuko reka nkubwire niba hari umuntu ugongana n'undi burya n'umubyeyi n'umwana nibo bantu bagongana nibura nk'inshuro 5 mu cyumweru kuko ibyisha ashaka we ntubyeyi urumva kandi kenshi wibyo ashaka ntazi ko ari bibi ni nacyo kigize rero nicyo gituma njya nsaba abantu ngo batoze kuganira n'abana hakiri kare cyane bakiri bato ab'inshuti yawe ajya kubwira n'amabanga y'ibyo yita nk'amabanga mbega ube umunyamabanga we wa mbere naho ubundi igihe cyose ibyaba ashaka yumva ubwonko bwe bumutegeka ni bya bindi we nk'umubyeyi utakwemera keretse warabaye tereriye icyo gihe rero ukuntu abana se babyenterefere bavuga ngo ugira amahane ngo afite guriya ngo afite kode mu mutwe ngo ntiwayikuramo niyo wagira uti ni ibyo ngibyo ibyo ntibyabura ntabwo uragira abana bamaze kugera muri icyo gihe kuva batangiye primaire dahiri niyo bataratangira ubundi se n'umwana ukiri mutoya w'inshuke mu nzu ntabashwa uzi ko nanapwishyira ku meza akayikuraho gusa kuko yumva ashaka kuyikuraho hari imyaka iyo ufite umwana w'iyo myaka utanatunga indabo mu nzu kuko azikubita hasi uwo munsi kandi ko azikubise hasi uramukabukira twese urumva uzaba umuntu mwiza umwanya umwe undi mwanya uzaba umuntu mwiza uzanye bombo uzanye ice cream uzanye umwenda ariko wa mwenda arashaka kuwambara ngo ajye kwanaka no kuwuberekerega abandi bana babone ko nawe ntushaka ko ajya kuzerera wenda ayo masane n'aya homework ari uvuze ku myenda bita nibuka imyenda yavugisha abantu benshi cyane imyambarire y'abakobwa muri no minsi cyane cyane muri arena bambaye garagaza umubiri wabo ibingibi bifata gute ngaye n'uwambwiye ngo ntiyarazwe abaho inzitiramubu z'umukara n'ubundi ntazi babatubiriye asiriya siyo oya simbizi nabonye bashaka kubigira debate ndende kandi jewe sinshaka no kuyijyamo kuko ngenzi ko umuntu aberwa no kwambara nibyo nzi ariko arimo nabarirwa n'ubusa hafi ubusa kabisa oya yego nyine umuntu rero wumva aberewe n'ubusa simbizi gusa ajye yibuka ko hari abandi bamureba buriya muri sosiyete hari ibintu byinshi udakora kubera abandi bagukikije icyo gihe biba byakugeriye rwose ni na debate ntajyamo ntabwo nayijyamo pe iyo kwambara no kwambara ubusa mu by'ukuri kenshi wambara kwa ko wubashye umubiri wawe cyangwa bakavuga ngo uya ntiyambaye umusa ngo kubera ko ngo utabona igitsina ntabwo imyanya y'ibanga ari igitsina gusa oya uzaba uri umubyeyi cyangwa umukobwa wanika amabere hariya umbwire ngo ntabwo nabonye igitsina cyawe kandi amabere y'iyo nambwiye ko uri umugore cyangwa umukobwa ntakibonye so hari ibintu ngewe mba numva biri ofiyasi ndakeneye rwose no kwibutsa umuntu uwo ari we wese ufata gute umugore cyangwa umukobwa unywa inzoga n'itabi ntacyanwaye ariko mu muco nyarwanda sinzi niba ari umuco ahubwo babinyweraga mu gikari nkuko n'umugeni bamusabirwaga mu gikari abagore n'abakobwa batasohokaga nkuko ibintu byose by'abagore n'abakobwa byabaga mu mbere nahoze mbwira abantu ejo bundi ariko abakobwa muteruza inzoga twari mu batoya bati buriya kuko naho ubona turi muri sare rebero ariko buriya mu kinyarwanda ngo twagiye iwabo w'umukobwa none rero ni abakobwa bazizana kuko zabaga mu mbere kandi nibo baterura ibyo mu mbere nta mugabo cyangwa umuhungu wajyaga mu mbere urumva rero nicyo gituma muvuga ngo ntabyo banywaga abantu bahora bashinja abakobwa
kunywa inzoga kunywa itabi ariko jewe sinumvana impamvu reka nkubaza jewe ikintu nzi ko ari kibi ni kurenza urugero ibyo byo n'amatunyoye menshi ni mabi n'ibiryo uriye byinshi ni bibi ikintu cyose cyarengeje urugero kiba kibi ariko ubundi kuvuga iyo rega jewe icyo mba nanga nicyo kintu cyo kuvuga ngo bitewe nuko ari umugore cyangwa nuko ari umukobwa kandi umugabo we nta kibazo vuga ko ikintu ari kibi kuri bose cyangwa se kibe kiza kuri bose kuko iyo ndiho mvuga abantu bambara ibintu ubona batikwishe bitababereye ngiye n'abahungu simvuga abakobwa gusa n'abahungu baba bari muri si uhura n'umwana w'umuhungu ukabona ipantaro irenda kugwa kandi we waraherutse yari mukwiriye ndetse yari yashyizeho n'umukandara ariko ikanga ukagenda ubona n'umwenda w'imbere yambaye nabyo rwose ntabwo mbikunda simbona ko uwo mwana yambaye neza bishobora no gutuma mugiraho ibindi bitekerezo sibyo kuko sindabona ugenda yambaye kuri yagiye gusaba akazi n'urugero ndabona uko bazi ko bitagaragara neza umunuzi yego kubw'ibyo rero jewe sinjya nkunda ikintu gitandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu umugore n'umugabo yego ndabyanga rwose mba mbonye ko haje mwiki ryavangura rishingiye ku gitsina kandi iryo niryo kuko jewe ndwanya ivangura iryari ryo ryose icyo rishingiraho cyose ntabwo ndyemera ni iki cyakubaje kwenza ibindi byose kuri inosi kuri nde kuri inosi jenoside ya mbere agakurikiraho urupfu rwa mama byarahungabanije cyane ndumva nta kindi kirambabaza ngo mbabare ngo mvuge ngo ufite agahinda numve naryama nkabura n'ibitotsi numve bangaburira nkananirwa kuri ariko ibyo ngibyo byatumye ibyo byose biba ibyo ngibyo ibyo bibiri byagabanyije agaciro k'ibindi byose kuko ibindi byose nasanze ari ibintu byoroshye niki cyagushimishije kurenza ibindi byose gutaha mu Rwanda no kubyara imirira bite rero ntabwo namenya kubivuga ntabwo bifite igisobanuro n'ikimenyimenyi reka nkwereke nta n'undi uzabimenya nta kintu ku isi kibabaza nk'igise we ntuzacyumva ariko uzakibaza bacyumva yego ntabwo nacyunanirwa kuvuga ububabare bwacyo ko burarenze kera nigeze kubaza mama nti iyo umuntu abyara ababara nk'uko inkweto nshyashya zirya umuntu mama arande barambwira tuyadate kubyara ntibinababaza nyine ari nko kuvuga tuyiwe nta kagori ariko iyo umaze kubyara wibagirwa bwa bubabare ni nayo mpamvu burya abantu bongera bakabyara kuko ugumye mu mutwe ntiwasubira rero nibyo bintu bibiri nabwo urumva uruhande rwose afite bibiri yego kandi bibusanye bitandukanye nyine kimwe kirambabaje ikindi kiranshimishije igise kiryana nk'iki mbikubaze nk'umuntu utazabyumva nanjye ntacyo nzi ko se n'iryinyo njya ndwara amenyo rirambabaza cyane nkarara nicaye ariko nta kindi nzi Gerard. Arakoze cyane Madame Marie Immaculée umunyakuri cyane akunda kuvugisha ukuri pe ikintu niba ari umweru ni umweru kuri we niba ari umukara ni umukara nta bintu byo guca ku ruhande yanavuze ko defo yizeho ni ukuvugisha ukuri gukara ariko se ni defo buriya cyane karite hagiye biba nyine tuma yavuze karite ni karite karite yizeho gusa avuze ko ngo nta karite agira ashakishije ngo aza kubona afite karite yo kuvugisha ukuri n'undi amaze kuvugisha ukuri baravuga ngo ukuri kose si ngombwa kukuvuga ati genda kuvuga ateri ushyizeho ngo ni ibanga ntuzabivuge iki gihe bibika nk'ibanga ariko uramutse utashyize ako kantu kuri kose ngushyira hanze uyu ni umwe mu babyeyi navuga ngo bavugisha ukuri ni umwe mu babyeyi navuga ngo bafite ijambo rikomeye cyane kandi bahanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa cyane mujye mufatiraho urugero cyane
cyane rwose ngo kureka tunagane ku musozi w'ikiganiro cyacu ibihe byiza kuri mwese Nadia ibihe byiza urakoze cyane mukomeze mugira ibihe byiza